Uribuka ukuntu ukiri umwana umwaka wakuberaga muremure kugira ngo mugere kuri Noheli cyangwa Bonane ngo maze iwanyu murye inyama, ifiriti cyangwa ngo bakugurire inkweto n'imyenda byo kuzambara mu minsi mikuru? Ngayitegereza uko biri ubu. Uyu munsi uri kugenda usaza, uri kubona umwaka uri gushira mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ibi ngibi biterwa n'iki? Kubera iki umwaka usigaye wihuta ukagira ngo iminsi iwugize yaragabanutse kandi kiri yayindi urushinge rw'isaha rugitera kimwe? Mu by'ukuri kuki umwaka ugenda wihuta uko tugenda dusaza? Kuri uyu murongo wa YouTube twibaza cyangwa ukatubaza ikibazo tukagishakira igisubizo. Niyo mpamvu nukomeza gukurikira iki kiganiro kugera ku musozo wacyo uraza gusobanukirwa impamvu umwaka ugenda wihuta uko tugenda dukura. Njye nitwa Leonce Kwizera. Mu gucukumbura kuri iki kibazo hari ibyo twasanze abahanga muri siyanse bakivugaho, ari nabyo natwe tugiye kwifashisha tugusobanurira. Mu by'ukuri ibyo abahanga batangaza ko bitera kubona umwaka ugenda utubana muto uko tugenda dusaza ni byinshi, birimo nk'imiterere karemano y'ubwonko bwacu, ibihe by'ingenzi n'icyiciro cy'ubuzima cyihariye mu buzima bwacu, proportional theory ndetse n'ibindi. Muri iki kiganiro rero twahisemo kukubwira ku ngingo imwe muri izi kuko ari nayo yumvikana cyane kandi igahura n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, umuntu akayisobanukirwa bitagoranye cyane. Nk'ubu ngiye kukubwira ukuntu ubwonko bukoresha amashanyarazi n'urusobe rw'ibinyabutabire mu itumanaho ry'utunyangingo tw'ubwonko, kugira ngo nze kukubwira ukuntu ngo tw'umusaza dukora ku muvuduko muke ugereranyije n'utw'umwana n'ikibitera. Ubanza ibyo nabyo byakenera ikindi kiganiro. Ahubwo rero reka ibyo tubireke maze tugaruke ku ngingo yacu twifashisha icyo abahanga bita proportional theory. Tugendeye kuri iyi teori, abahanga bagaragaza ko iyo ikintu kimwe kizamutse icyo bifitanye isano nacyo kizamuka, cyamanuka icyo bifitanye isano nacyo kikamanuka mu buryo bupimye neza mu mibare. Urugero, niba umukozi asoreshwa 5% ku mushahara w'ukwezi, umushahara we nuzamuka ako kanya birahita binazamura umusoro yishyura ku kwezi. Ni nako bizagenda umushahara we numanuka, umusoro asora nawe uzamanuka. Muri iyi teori kandi abahanga bavuga ko ubwonko bwacu budapima uburebure bw'igihe bushingiye ku rushinge rw'isaha uko rutera, iminsi cyangwa ukwezi, ahubwo bavuga ko ubwonko bwacu bupima igihe bushingiye ku byo twebwe tunyuramo. Umva uru rugero kugira ngo byumve neza. Iyo uri kumwe n'umukunzi wawe mumeranye neza wumva amasaha yihuse. Uwakubwira ko uyu mwaka nurangira azakugurira imodoka, uwo mwaka wazakubana muremure ukagira ngo wikubye nka 3. Umuntu ufunzwe ntashobora kumva ko umwaka we ungana n'uw'urubyiruko ruri hano hanze ruri kurya ubuzima nk'uko mwebwe mubyita. Uramutse ufashe umuntu ukamuniga umunota umwe, kuri we ashobora kumva uwo munota umunganira n'isaha yose. Niko ubwonko bwacu bupima igihe. Umwana w'imyaka 5 yumva umwaka utinda cyane kugira ngo bongere bamukorere indi birthday. Naho umwana w'imyaka 10 aba yatangiye kumva ko igihe gisigaye cyihuta cyane kuko bakirambika ku buriri akumva baramuzinduye mu museso ngo nabyuka ajye kwiga, akagira ngo ijoro rimaze nk'isaha imwe yonyine. Ni nako bigenda iyo agiye mu biruhuko. Ejo mu gitondo yumva ababyeyi bongeye kumubwira ko agomba gusubira ku ishuri ko ibiruhuko byarangiye. Mu by'ukuri we ntaba yiyumvisha ukuntu icyo kiruhuko gihise kirangira ako kanya. Nk'uko bigendekera abo bana mu buryo bwisumbuyeho, ni nako bigendekera ababyeyi babo bo bakuze kubarusha. Igihe cyabo kiba cyarabaye gito cyane ugereranyije n'icy'abana babo. Barishyura ubukode bw'inzu ku kwezi, bakumva ejo mu gitondo nyiribyondo ari kubakomangira, bakibaza niba ako kanya ukwezi gushize, nyamara koko ukwezi kuba kwarangiye. Abana baje mu biruhuko uyu munsi, nk'ejo mu gitondo bumva batangiye kukubwira ibyo bakeneye ngo basubire ku mashuri. Umuntu ufite ibyo akora anafite intego nyinshi ashaka kugeraho, umwaka umubana mugufi cyane, naho umushomeri ukamubana muremure cyane. Umwana ufite imyaka 5, umwaka umwe uba uhagarariye 20% y'ubuzima bwe bwose. Iyo agize 50, wa mwaka umwe noneho uba uhagarariye 2% by'ubuzima bwe bwose. Iryo ni ihame ry'ubuzima, ntacyo babihinduraho. Mu gusoza iki kiganiro, siyansi igaragaza ko ari byo koko. Uko tugenda dusaza niko igihe cyacu kigenda kitubana gito, maze tukavuga ngo uyu mwaka urihuse, nyamara nawo waragize iminsi yuzuye isanzwe igize umwaka.
Ikindi kibazo cyo kwibaza, twashobora gutuma umwaka wacu utihuta ukagenda gahoro nk'uko tubishaka? Siyanse nabyo igaragaza ko bishoboka iti yego. Njyewe nitwa Leonce Kwizera, umuhanga wese arwana no kongera ingano y'ibyazi. Ni nayo mpamvu ugomba gukora subscribe niba utabikoze. Imana iduhane umugisha. Hasta la victoria siempre.